kubivuga nihuse nitwa Damien kwegeranya kuba tanzi nongeye ndivuze ndi umupasiteri hanyuma tugiye kubana mu mashimwe tubane no mu buhamya kandi twibukiranye yuko amashimwe ndetse n'ubuhamya bijya bigazuka mu mutima w'umuntu cyane cyane iyo tubyumvise mu buryo bw'umwuka kuko buriya hari n'igihe ushima ikintu cyangwa se ugatanga ubuhamya wenda ku wundi yarabibonye mu buryo bworoshye cyangwa se bitaramukomereye nk'uko byagukomereye ariko ibyo kandi biranashoboka yuko ibyo twanyuzemo hari n'abandi benshi babinyuzemo wenda byenda gusa neza nk'uko bimeze kuri bo. Ubwo rero niyo mpamvu mu kubivuga turasaba Imana idushoboze uko yagambiriye. Igice cya mbere turabanza kubashimira, turashima uyu munsi imyaka nari maze muri Murinibature ntabwo ari mikeya ariko kuva benshi cyane bamenye muri Murinibature banzi njyenyine ariko uyu munsi nari ndi kumwe n'abana ariko uyu munsi ndi kumwe na madamu kandi ndabyishimira cyane mu munezero ndabizi ko namwe byabashimishije. Rero turashima Imana yaduhinduriye amateka. Amen. Yampinduriye amateka. Amen. Bimaze imyaka hafi imyaka 4 nakoze ubukwe mbura iminsi 12 ngo nuzuze imyaka 4 nta mugore mfite. Urumva yuko iyo myaka ni imyaka myinshi kandi umwanditsi yaranditse aravuga ngo mba nararabye ntaza kureba kugira neza kw'Imana yacu. Ntabwo byari byoroshye ariko muri urwo rugendo Imana yabanye nanjye, Imana yaranshoboje mu mazina agoye y'ubupfakazi, amazina agoye aremereye, mu mibereho itoroshye twabonye Imana. Amen. Dushimira Imana reka dusome muri Zaburi 103. Ndasoma habanza kubera yuko ari ndende cyane. Azavuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Amen. 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 Iyi Zaburi ivuga ngo umutima wanjye n'ibindi mu byose bihimbaza Uwiteka, kandi hazemo ikintu cyo kutibagirwa. Twibagirwe ibyo Imana yakoze. Ni ukuri ntabwo twakwibagirwa imirimo y'Uwiteka yakoze. By'umwihariko ndashimira abagize umuryango wa Murinibature hose ku isi mu bihugu bitandukanye. Nabonye ukuboko kwanyu, nabonye uburyo Imana yabakoresheje imirimo itangaje, nabonye kugira neza ko Imana yanyujije imbere yanyu kugira ngo mufashe mwongere kunyubakira. Mwaransengeye, mwarangabiye, mwankoreye ubukwe, mwantaye ubukwe. Ni ukuri mwabaye iruhande rwanjye, mwaramfashije
mwafashije imfubyi nari mfite, mwaramfashije nk'umupfakare cyangwa umupfakazi, mwanyitayeho, mwabaye itorero nyakuri. Ni ukuri ndabashimiye, sinubona uko mbivuga, ariko nabonye kugira neza muri mwebwe. Hari abanzi amaso ku maso, hari abatanzi, hari abanyumva ijwi, ariko mwakoze mukoreye muri ubwo buryo bwose, mungirira neza itangaje. Ukuri ndabashimiye, buri wese mu muryango wiwe, buri wese mu byo atunze, mu mbaraga zanyu. Mwantaye ubukwe, mwaranyambaye mu mvugo z'ubu ngubu, mwampesheje icubahiro. Murimo ababyeyi bakuru banduta, murimo bambyaye, ariko nabonye ubwoko kwanyu, nabonye Imana ibakoresha imirimo n'ibitangaza. Mwahesheje ishema njyewe n'umuryango wanjye na famiye yanjye mvukamo, barabashimiye. Ni ukuri dukabona uko tubivuga, amagambo yacu araza, akanwa kacu karaze, ntitwobisobanura, ariko mu magambo makeya gushima biza bishaka nko kugira definition nkeya, ariko ndabashimiye kandi mwumve yuko twabashimiye, kandi muri beza, muri imfura, muri abana b'Imana, muri itorero nyakuri, muri umugisha. Imana ibahe umugisha. Amen. Binyuze ku buyobozi mwene data Aimable n'abafatikanyije n'abari mu Rwanda no ku migabane itandukanye cyangwa mu bihugu bitandukanye, mu by'ukuri ndabashimiye. Ciye bugufi, Imana yumve ishimye kandi ntizabure kubagirira neza ku gikorwa mwadukoreye. Amen. Rero kubera umwanya ari mutoya muri iryo shimye, reka mpe na madamu nawe abasuhuze, uwo ndi kubabwira abasuhuze, mwumve ijwi ryiwe. Murihangana, ntabwo ikinyarwanda cye ni gikeya, ahubwo arakoresha urundi rurimi. Avuga Igiswahili. Reka basuhuze, hanyuma narangiza asenge nishyire mu buhamya. Amen. 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 Nashimye kuwashukuru. Mbele ya yote tunashukuru Mungu kwa jinsi ametuamsha mzuri na kuendelea na kushukuru kujikutana mu grand famille saa hii. Tulifurahia sana. Ni familia ya mzuri. Niliwaona, nilifurahi kuwaona. Nilikuwa wasikia tu na mariage tuliwaona. Tunashukuru sana na tulifurahi kwa jinsi nilifika kwa ofisi yetu. Mungu awabariki. Amen. Asante sana. Amen. Acha basi tuombe. Merci Seigneur. Te rends grâce, nous te disons merci pour tout ce que tu continues à faire pour nous. Merci pour ce bonheur que tu fais dans nos vies. Nous te disons merci Seigneur. Seigneur, il est temps d'écouter ta parole, il est temps de donner tes témoignages, il est temps de dire ta grandeur, il est temps de glorifier ton nom, il est temps de dire le miracle que tu fais pour nous. Maintenant, Seigneur, je te montre mon mari qui veut donner le témoignage. Donne-lui la force, inspire-lui le Saint-Esprit par ta grâce, Seigneur, parce que c'est toi qui fais tout et tout le monde qui va écouter,
qui soit avec vous, que ça change nos vies et que nous aussi, et que les autres aussi, Seigneur, qu'ils viendront aussi leur dire leur témoignage. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. 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 Asante sana. Amen. Murakoze cyane kandi reka rero njye mu buhamya ndatanga ubuhamya mu buryo mfite ubuhamya butandukanye kandi Imana yagiye ikora ibikomeye. Mfite ubuhamya bujyanye n'umuhamagaro wanjye, mfite ubuhamya bujyanye n'ubuzima nanyuzemo, narimo ntangiramo amashimwe mu kanya. Mfite ubuhamya bujyanye n'umwana wanjye n'ibindi Imana yagiye itukoresha bitandukanye, kandi byose ndagira ngo nubwo byose umuntu atabivuga ngo abirangize, kandi byose ntiwanabyibuka kuko ibyo Imana ikora ari byinshi. Ubuzima bw'umuntu ni ubuhamya, ariko ndagerageza kandi bidatwaye umwanya munini. Rero mbahaye ikaze mu buhamya. Amen. Ndatangira ku buhamya bujyanye n'umuhamagaro wanjye. Nifuje kubibasangiza kubera yuko nzi neza yuko Imana yadukoresheje ibikomeye. Ntabwo ndi mukuru mu myaka myinshi, ariko gukorera Imana ntibisaba imyaka ihambaye. Igihe cyose Imana iguhamagariye iragukoresha, kandi ndatekereza yuko hano harimo ababyeyi, harimo abantu banzi, hari n'abandi dushobora no kuba tubana kuko wenda tutanaziranye cyane, ariko ibyo ari byose hari abafiteho amakuru nubwo yaba atari menshi cyane. Rero ndasoma nihuse ahantu hatoya mu gitabo cyo Kuva. N'igihe Mose yabwiraga Uwiteka ati nareke ajyane n'ubwoko bw'Isiraheli. Ni mu gitabo cyo Kuva, mu gitabo cya Mose 33, ndasoma 15 ngeze ku 18, ariko hose avuga neza. Reka twumve. Mose aramubwira ati, yarimo abwira Uwiteka, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino, ikizamenyekana yuko nje n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha n'iki, si uko ujyana natwe, bigatuma nje n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yo mu isi. Uwo ni Mose warimo baza Imana. Yego. Noneho Uwiteka aramusubiza abwira Mose ati, n'icyo uvuze nacyo ndagikora. Icyo ngicyo nsabye cyo kujyana nawe nacyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha ntakumenya izina. Imana we iratuzi. Noneho ku 18 iravuga ngo aramubwira ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Bene data, ndashima Imana ku bantu, ku banzi nk'uko nari mbivuze. Yego. Sinabayeho wa muntu wakubaganye cyangwa se w'imyitwarire mibi. Ubwo natangiye ku bijyanye n'umuhamagaro wanjye wo kuba umushumba, wo kuba pasiteri. Yego. Naho zimba muri korali, kandi no muri korali ntabwo ndi umuririmbyi. Ntabwo nabaye umuririmbyi wa wundi utera indirimbo cyangwa se wa wundi w'amanyama menshi, reka mbivuge gutyo niba cyumvikana. Ariko rimwe na rimwe nanyuzagamo ngahimba indirimbo, ariko nabyo bitari cyane. Ariko hari izo nahimbye ziraririmba, zimwe baranazisohora. Nabaye n'umuyobozi wo gakeya wo muri korali, ariko igihe gitoya kitari kinini, mu makorali atandukanye, amakorali ntabizi. Ikintu wenda nakunze gukora ni ukubyinira Imana binyuze mu njyana zitandukanye.
murumva ko ntari umuririmbyi usanzwe gusa ngatanga inama ibitekerezo kimwe n'abandi hanyuma niza kujya mu mashuri narize nize amashuri asanzwe niza kwiga n'amashuri ya pastorale nyuma ajyanye n'ibya teologiya ubwo nashatse mu buhamya bwanjye nashatse kugira ngo mwumvise uburyo Imana ihamagara umuntu kandi ikabukoresha wari woroheje. Yego. Haleluya. Amen. Nono muri urwo rugendo nkirangiza segonderi nibwo natangiye gukora ingewe akazi gasanzwe imirimo itandukanye ntabwo ndi buze gukoresha amatariki cyane muranyihanganira bitaza no gutwara n'umwanya nkirangiza amashuri yanjye ya segonderi nahise ntangira gukora kandi kazi gasanzwe nari narize ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga na management ntangira gukora nyine nkomeza n'umurimo w'Imana nyine ibyo nabwiraga bya korali ariko nza no kujya no mu zindi nzego reka mbivuge gutorera inzego zitorerwa zisanzwe hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda muri za njyanama nabaye muri njyanama zitandukanye ariko kugera ku rwego rw'akarere urumva ni nk'inzego navuga zisa nkaho ziri politike nza no kuba n'uhagarariye urubyiruko rw'urwego rw'akarere urumva rero ibyo bintu mpamvu mbigarutsemo ni ukugira ngo mbereke yuko ibintu bya pastorale cyangwa se byo kuba umushumba ntabwo byari ibyanjye cyane numvaga mu mpano nari mfite numvaga nazaba nk'umunyapolitike ukomeye numvaga nzaba nk'umuririmbyi nk'umuhanzi ariko ntazi kuririmba nahimba wenda nk'akaririmbo kamwe nkumva n'abantu najya nko muri ibyo ngibyo akaba ari byo nkora. Yego. Noneho rimwe abashumba banjye baza kunsanga aho nakoreraga hari hegeranye akazi gasanzwe hari hegeranye n'aho itorero ryacu ryari rimwe tuza guhura n'abashumba muri pose barambwira ati rero turashaka ko uba pasiteri turashaka kumenyereza twebwe muri metodiste turashaka kumenyereza kuba pasiteri. Ndababwira ati niko mwabonye barambwira ati niko twabonye nise ko ibyo bintu ntabishoboye byagenda gute barambwira ati twabonye wazabishobora ariko jewe abantu banzi muri biriya nari ntangiye mbabwira haruguru nibyo mbamo ubwo rero niba abazambona muri ibi ngibi bizabagora guhita banyakira vuba numva byazangora cyangwa se bashobora no kuvuga ngo wenda wajemo gute none si ukugushyiramo gusa kubera yuko umwe mu baje bambwira hari harimo na mukuru wanjye noneho nkomeza kwibaza ibibazo nk'ibyo ngibyo nyuma ndababwira ati ndemeye maze kubabwira ko nemeye ndagenda mbitekerereza umudamu wanjye arambwira ati wemeye ndabaho nemeye ariko nkaba nari mfite imbogamizi zikomeye nicyo kintu nshaka kubabwira cyane gutinda imbogamizi ya mbere nari mfite sinari nzi gusoma bibiliya gusoma mvuga lecture kandi urumva nari umuntu wabaye muri korali biri aho ngaho nari umuntu wararaga mu masengesho ariko umva naranayoboyeho ariko sinari nzi gusoma
bibiliya ibyo bita lecture gusoma ku buryo umuntu yaguha igipande ngo uhaguruke ngo usome ntabwo nari nzi gusoma bibiliya aho sinarizi nta mirongo ya bibiliya naringira mu mutwe uretse wenda nk'umurongo umwe nawe navugaga uriya mwese abantu benshi barawuzi wo muri Yohana 3:16 kava nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane ariko biranashoboka yuko ntashoboraga wenda no kurambura wose kandi amakuru ndi kubabwira ni ukuri wenda n'isengesho rya data wa twese rasanga muri Matayo hatajemo gukabya narinzi imirongo mikeya nashoboraga kuba navuga ntajisomye indi mbogamizi iyo ni imbogamizi yawe indi mbogamizi nari mfite sinarinzi indirimbo zo mu gitabo no tukaganira hamurese pasiteri uzaba pasiteri utazi indirimbo zo mu gitabo nibura ubwo twe turazikoresha cyane nibura udashobora kuririmba indirimbo cyangwa uyirimbishe uyirangize ese uzaza ujya iminwa imbere y'abantu kuga kera namaze gakwemera ariko mwumve nari mfite tugende mu bijyanye n'ubunyangamugayo tugende mu bijyanye no kwitonda ibyo nta kibazo nari mbifite ariko nkaba mfite izo mbogamizi nari mfite n'umwanya udahagije wo kuva ngo nzajya niherera mfate nsenge nyine wo gusenga no kwiherera bitewe n'inshingano zitandukanye nari mfite icyo gihe muri make narisuzumye nsanga nta mpano nanafite yindi yo kuvuga ngo impano yo gusangiza abantu mu buryo bwatuma mbasha guhagarara imbere y'abantu nareba izo mfite nkabona zisa nkaho zitari kumpermeta gukora ibyo bintu bene ngata mureke tuvuga ubuhamya abantu bivuge ahari wenda hari icyo byajya bidufasha no kwizamura hari igihe umuntu aba mu bintu ukaba uzi yuko ubibamo kandi utarimo neza uzi yuko hari ibintu cyangwa se n'abandi bakubona bazi ko birimo kandi utabirimo ukitwa kuri mu nshingano kandi mu by'ukuri ufite ikibazo nanjye ibyo bibazo nari mbifite muri make nari hasi nibutse amagambo muri ubu buhamya ndi kubutegura nibutse amagambo Gideyoni yavuze mu bacamanza mu gitabo cy'abacamanza igice cya 6 ku 11 ukomeje kugera ku 17 hari ahantu yavuze bamubwiye Uwiteka amubwiye ugende uko imbaraga zawe zingana ariko haruguru mu kiganiro bagiranye muze kuhasoma ni abacamanza 6 ku 11 kugera ku 17 wenda gukomeza nawe yagaragaje challenge aravuga ngo njyewe ngo ibyo uri kumbwira ntabwo nzabishobora agera nubwo amubwira ngo nduwo mu muryango woroheje wo kwa Manase ndetse aranivuga aravuga ngo njyewe ubwanjye uwo ni Gideyoni ngo njyewe ubwanjye ngo ndi n'umuherezi mu kwa data ngo ndi umuherezi muri make arimo ashaka kubwira Imana ari kuyibwira uburyo yoroheje agera nubwo yibwira ati ndi n'umuherezi wacu muri make nduru ibyo uri kumbwira ngo ningende ndi umunyembaraga ntabwo ndi kubibona nanjye naraho ngaho numvaga ndahantu hatari kumva imbaraga zo kubikora ariko reka mbabwire hari umuntu wavuze ngo Imana ntihamagara abakomeye ngo ahubwo izikomeza abo yahamagaye nimba ari umuririmbyi yaravuze ngo Imana ntiyahamagaye abakomeye ahubwo yakomeje abo yahamagaye bene data iyo twemeye impamagazi y'Imana
imana izidukomeza yego maze kugaragaza izo challenge umudamu yarambwiye ngo none se bizagenda gute ndamubwira ati kuba nemeye nuko imana yemeye yuko bishoboka hanyuma ndamubwira ati imana umwuka wera azanshoboza niryo jambo twavugana nawe umwuka wera azanshoboza kubikora amen kandi ngiye kubisengera imana izampa igisubizo nagiye gusenga saba imana ubuhamya bwanjye narimo mvuga amateka nagiye gusenga saba imana ndabona ngo mana umpindure kandi unyubake nurangiza umpe impano reka mbabwire nabonye imana amen nabonye imana nabonye umwuka wera nabonye gukomera kw'imana yego muri izo mbogamizi nagiye mbabwira umwuka yanjeho rimwe umwuka yanjeho ni ibintu mfite ni ibintu byanditse ni ibintu bifite amatariki umwuka yanjeho anzaho yego imbaraga z'umwuka wera zinzaho yego rimwe reka mbibasobanurire nagiye kubona nari njyamye umwuka nzaho aza mu shusho y'inuma yera araza arantondagira ajya ku mutwe arantondagira aza mu gatuza aza ku maboko aza ku bitugu aza mu mugongo donko antondagira kino gice guhera gihimba kuzamura agenda ntondagira ndishima cyane ngera nubwo mubwira ati waretse ngafata iyi foto waretse ngafata iyi foto ko nashimishijwe nayo arambwira ati ntabwo bajya bamfotora arambwira ati ntabwo bajya bamfotora ngo arangize anjyana ahantu ankorera ibintu nka bitatu ikintu cya mbere yanzaniye narimo nsengera mu masengesho yanjye yanzaniye impano 3 azizana mu gaseke warangize kuzizana mu gaseke azana amabuye 3 arambwira ngo tora ntabwo ayo mabuye yanganaga donc yararutana rimwe ryari rinini irindi riringaniye irindi ari ritoya arambwira ati impano ya mbere muzone nasabye ati tora ririya buye ati ni impano ya kabiri tora ririya buye yari amabuye meza y'utubuyenge meza akayangana arambwira ati impano wasengeye kugira ngo nkwambike ubushobozi mu murimo w'Imana ndaziguhaye ndayatora ngubutse aragaruka arambwira ati muno mujyana ahantu ngiye kukwigisha kuvangura ikibi n'icyiza aranjyana angeza ahantu mu ruganda ubwo nihuse kubera yuko umwanya ari mutoya kugira ngo ubuhamya butaza no gutinda anjyana ahantu anjyana mu ruganda ahantu arambwira ati nje kukwigisha hano hantu impano yo guhishurirwa impano y'ubwenge impano yo kuvangura icyiza n'ikibi sangamo abantu benshi bari bashishikajwe n'umurimo w'Imana bari bashishikajwe no gukora bari kugenda bavangura hari ibintu byinshi bitandukanye bagenda banyereka ati kandi nari ndi muri protocole idasanzwe bagenda banyereka ati iki kintu n'iki gikora gutya n'iki gikora gutya icyiza n'ikibi icyiza n'ikibi amena ati turashaka kukubaka amen amen Imana yacu irahaba Imana yacu izikora Imana yacu izigaragara amen haleluya amen aho hantu nahigiye ibintu byinshi yene data nabonye gukomera kw'Imana natangiye kubona imbaraga z'Imana yego undi munsi
nabwo yarantereye anjyana ahantu kubwira. Noneho urumva nari ntangiye no kumenya gutangira kubwiriza, ibintu biraza, arambwira ati ngiye kuwishurira ijambo ry'Imana. Nari narasabye yuko Imana yampa kumva Bibiliya, kandi njye urumva nababwiye ko nize teoloji. Nari narisabye, ndabwira ati Mana, ndashaka kumva Bibiliya, gusoma Bibiliya uyumva. Rimwe na rimwe n'abantu bajya babona hari amagambo nkunda kwandika nkanayohereza, hari abo wenda bijya bigeraho, hariya byaje mu gitangaza cy'Imana. Ariya magambo ari mu magambo maze igihe, ubu ngubu imaze kurenga imyaka nk'itatu mbikora, ariko byaje nabyo mu bitangaza by'Imana. Nabwo ni ubundi buhamya budasanzwe. Ni ukuvuga ngo ushobora gutekereza muri se ni ibintu biza, ashobora kuza ni mu nzira, ashobora kuza ni kujye njyamye, ashobora kuza ni mu rusengero bandi bari kubwiriza, ashobora kuza ni mu kazi, ashobora kuza turi kuganira n'umuntu. Icyo nkora gusa kidasanzwe mu mpano ni ukuyashyira mu myandikire y'ikinyarwanda kinoze, ariko ni impano y'Imana. Amen. Ndashima Imana. Noneho ntangiye kubwiriza, Imana irabona ati ngiye kuguhishurira Bibiliya, ijambo ry'Imana. Niba ushobozwe kujya ukoresha ijambo ry'Imana kandi bizagufashe mu mpano zawe. Noneho nongeye kujya ahantu, marayika yongeye kuza arantwara, arambwira ati ngiye kuguhishurira ijambo ry'Imana, nkwereke n'uburyo rikomeye. Ariko nari mfite n'icyifuzo cyambwiraga ngo, nari mfite icyifuzo cyo kuvuga ngo kubera ko nari natangiye kubwiriza, Mana ujye umpa abantu benshi bo kubwiriza. Nimba wampaye uburyo bwo kujya kubwiriza abantu, ujye umpa umubare munini, kubwiriza abantu benshi. Njyewe ndashaka kujya mbwiriza ahantu hari abantu benshi. Nimba nateguye, nimba twateguye bantoye mu babwiriza, unzanira abantu benshi, cyangwa se niba ndi bubwirize ngasenga nijoro kugira ngo haze abantu benshi, mbwirize imbaga y'abantu benshi. Ubwo byari bitangiye kuza. Ikintu cyabayeho, uwo muntu yaraje arambwira ati ngwino ngiye kukwereka, hari ahantu ushaka kugutwara kugira ngo ujye kubwiriza. Ndagenda, turajyana ngo dushike muri sale, nsanga harimo abantu nzi, hari abo tuvukana, hari abo duturanye, hari n'abo twiganye. Mbasanga muri sale nini cyane, ariko kari agasare gatoya. Wari umubare w'abantu bakeya muri sale nini. Arambwira ati tangira ubwiriza bano bantu. Ndamubwira ati nagusabye kujya mbwiriza abantu benshi, none wowe wanzaniye abantu bakeya. Arambwira ati aba ngaba nibo nabonye ugomba kubwiriza. Ndababwiriza. Ntangiye kubabwiriza, umwe arambaza ati ibyo uri kuvuga uri kubikura he muri abo bantu? Wa muntu yarampagaze inyuma, arambwira ati babwira ati uko urushaho kwegera Imana, ni ku Imana, ni ku inema y'Imana irusha kukuzaho. Inema narabisobanuje, bambwiye ko ari impano, ariko sinzi ishobora kuba ari Ikirundi. Niko impano z'Imana zirushaho kukuzaho. Mwarangize amura aho ngaho twari ahantu muri sale, anjyana mu kandi kumba, nsangamo umuvure urimo za Bibiliya ariko zirambuye, harimo ifuro nyinshi. Arambwira ati niki uri kubona? Ndamubwira ati ndi kubona Bibiliya mu muvure urimo amazi, urimo ifuro byinshi. Ndamubwira ese ko ndi kubona bitari gutota. Arambwira ati uku niko gukomera kw'Imana, uku niko gukomera kw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririhagije. Wahoze umbwira ati urashaka kujya ubwiriza abantu benshi. Ndagira ngo nkubwire yuko ubwaryo rifite ubushobozi bwo kwambukiranya imipaka n'ibihugu kugira ngo rigere kuwo rishaka uwo ari we wese. Wowe icyo naguhaye ujye urivuga,
naryo ubwaryo nimba naragambiriye yuko uri wowe uhagarara imbere y'abantu ukabwira babiri njyewe nzakoresha ba bantu babiri bigere ku bantu 1000 yego ujye uvuga ahasigaye gukora ni ukwanjye no guhindura ni ukwanjye. yego Amen. amen Bene data, Imana yacu irahaba, Imana yacu irahaba, Imana yacu irakora, Imana yacu ibaho igiza ikabana natwe. Amen. Mm, Amen. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Amen. yego Nagira ngo mbabwire ni byinshi nagiye mbona Imana, nagiye mbona uburyo Imana yagiye ishoboza. Uyu munsi nubwo ntazi kuririmba cyane ariko nshobora gutera agakorisi, nshobora kuririmba, nshobora gusoma, nshobora kubwiriza, nshobora gufata umwanya uhagije wo gusenga. Nagize ibihe byo kwegerana n'Imana, Imana yagiye inkoresha imirimo itangaje. Nafashe Bibiliya nyigira pratique. yego Yewe Bibiliya mu buhamya bwanjye bwo kwizera Imana, niba ijambo ry'Imana rivuga ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bahere ko bakira, iyo pratique ngiwe narayikoze yego kandi yarakoze. amen Nimba Imana tuvuga ngo Imana ni umutunzi, ngewe mu kwizera mfite ubuhamya nasabye Imana igenda inkoresha nkabona nigeze no kubivuga hano, ngasaba Imana amafaranga nkayashaka ahantu, Imana ikabinyereka, amen amen Imana igakora. yego Ni iyo twegereye Imana isitukoresha, dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Amen. yego Amen. Imana idushoboza abo yahamagaye. Amen. Yigeze kunjyana ahantu inyereka ibintu, namwe yataba abantu ndabaguhaye wewe nk'aya magambo ya Ezekiel yo mu kibaya. Namwe yataba abantu basengere, senga yego usengere bano bantu. Mu by'ukuri bene data, ndagira ngo ubuhamya butaza kuba burebure cyane, bivuze muri make nko kwikoranabuhanga, ariko ntabwo kubivuga biba byoroshye. Mu buhamya bujyanye no gukorera Imana mu murimo wa gishumba, nasabye Imana mushoboze, nasabye Imana kunyekipa, nasabye Imana kunyubaka, nasabye Imana impano. Niba hari ibyo nasabye Imana, yego arabwira ati nkeneye yuko ugira ari igihe abantu bajya bakavanga mu murimo, bakavanga uriya runaka yaravanze yagize. Nasabye Imana iyo protection, kandi Imana igitanga, nta na kimwe bayisabye itagitwima. amen Kutiyandarika mu murimo ubisaba Imana ikabikurinda, yego kutitwara nabi ubisaba Imana ikabigufasha, kuba uw'agaciro ubisaba Imana ikabiguha. amen Ntacyo Imana itagitanga. yego Twabonye kugira neza kw'Imana, twabonye imbaraga z'Imana, twabonye umwuka wera, twabonye gukomera kw'Imana. amen Kandi iyo Imana yaguhamagaye ijya inagushoboza. Reka ubwo buhamya mbugarukira aho ngaho, wenda nazabugazura kubera yuko ubwo nagiye mbuhina izo detaye, ariko nashatse kubabwira yuko ushobora guhamagarwa wumva yuko nta kintu ufite, woroheje Imana ikaguha. yego Icya kabiri, ubuhamya bwa kabiri. Ubuhamya bwa kabiri ngiye kubasangiza mu magambo makeya. yego Ni ubuhamya bujyanye n'inzira nanyuzemo itoroshye yo kubura umudamu wanjye. Njyewe bakidusengera twakomeje gukorana umurimo w'Imana, yego twakomeje gukorana umurimo w'Imana. Nyuma
itorero dukoreramo baza kudutuma ahantu tuhasanga umurimo ukomeye wo kubaka inzu y'Imana. Yego. Muri icyo gihe byari bitugoye kandi twari tubifatikanije no kubaka mu rugo aho nari ndi wanjye. Noneho tuza guhitamo kubaka urusengero, tugashora imbaraga zacu ku rusengero hamwe n'abanyetorero aho ngaho bari badutumye. Hari ikibazo, nta urusengero rwari rusabwa ko twubaka kugira ngo dutangire tuhasengere. Turabikorana twigomwa ibyacu cyane. Hari hegereje mu gihe cya COVID, turabikora dushyiramo imbaraga. Nyuma tumaze kubisozamo ku kigero cya 90, hasigaye amasuku makeya, dutangira gushima Imana. Turabaho noneho reka twongere tugaruke no ku byacu. Twongere tugaruke no ku byacu aho twarimo twubaka. Turaza kuko ndibuka inzu yacu twayimukiyemo itaruzura, kandi icyo gihe nta muriro wari urimo. Twabaye mu gihe twayibayemo nta n'umuriro urimo, kandi mu by'ukuri ayo amafaranga yo gushyiramo umuriro twari tuyabuze kuko byasabaga no gukurura n'ipoto tukayizana. nabyo byari birimo amafaranga wenda atari make, harimo nka distance. Nyuma tukayafata tukayajyana ku rusengero twigomye. Mvuzemo akantu kamwe gatoya. Hanyuma tukibirangiza, muri COVID igitangira, tubona ukuboko kw'Imana. Njya nibuka twaricaye turaganira, turavuga ngo ubonye uburyo Imana ijya igororera abantu. Imana iduha abantu baduha amafaranga mu buryo tutazi. Amafaranga araza aba menshi, ndetse n'igihe cya COVID igitangira twari tuyafite menshi. Turabishimira, turavuga ngo buryo iyo ukoreye Imana, iyo wayibanje Imana ntijya igahegwamo, Imana igikora. Ariko reka mbabwire ikintu cyantangaje. Nasanze Imana, sinzi nimba ari terime y'abakirisitu, ariko nabonye Imana ari ikinya. Sinzi ni ikinya ni ariko birumvikana. Nabonye Imana ari ikinya muri uwo mwanya tukiri muri ibyo ngibyo, kuko yari atwite, ahita arangiza, arapfa atarwaye. Yagiye kwa muganga ari muzima, nta kibazo. Yabyaraga neza, yaragiye kubyara umwana wa gatatu. Yabyaraga neza, atabazwe, nta kibazo na kimwe. Ajya kwa muganga ku bitaro byiza, ibitaro byo kwa Numuhamagaro. Ni mu bitaro byiza navuga, kandi bifasha serivisi abadamu. Ajyayo bamufata ibipimo byose, bisanga ari nta kibazo na kimwe afite. Mu mwanya mutoya barimo bategura agatanda k'umwana, ahaza kubyarira, aravuga ngo ndumva ncitse intege. Gusa yari ari kumwe na mukuru, aramubwira ati se wakwihanganye ko uri buze kugera ahantu hagusaba imbaraga. Ntiyamusubije, arambika umusaya ararangiza. Ntangarira Imana, mbona uburyo Imana idasanzwe. Birantangaza, ntangira kwibaza, ndavuga ngo ariko Mana, ubu koko dukore biriya bintu, twubakire, twigomwe, dutangire kwinjoyinga cyangwa se kuryoherwa n'ibyo uri kudukorera bigitangira. Twatangiye gushima turi mwacu,
uhite ibintu bite bigenda kuri konzi ko nta kintu kidasanzwe kandi narirebaga nigeze gufata igihe gihagije cyo kwiga imbuto z'umwuka ziriya mbuto uko ari 9 ndaziga igihe gihagije umunsi ku munsi nkajya nkonsirita ibitabo nkonsirita abavugabutumwa bagiye bazivugaho ndavuga ngo ndashaka kwipima kuri izi mbuto z'umwuka nkajya ku rukundo nkajya ku mahoro nkajya ku byishimo nkajya ku kwihangana nkajya ku kwirinda nkayisesengura nkayiga neza nkaba ngo iyi ngiyi ndayumvise nuko ikora dore imbogamizi igira dore uko nabigenza kugira ngo nzayikomereremo dore cyashoboza kwihangana dore cyashoboza gukiranuka dore cyashoboza kwirinda dore cyashoboza kugira urukundo ndaziga urumva nari maze kwekipa Imana umwuka wera numva harimo imbaraga birangize igihe nyine ndi kumva ntangiye nyine kumva yuko ishikamye mu muhamagaro n'umurimo turi kumwe n'umufasha biba gutya Mana ntabwo ibintu ntabwo ndi kubyumva ntabwo bishoboka ntabwo bino bintu bishoboka Imana nawe yatinyire nuko nyine byagenze nibyo nababwiye ejo ndababwira ati nizi nyiranyibishye kandi niyo ifite byose mu kiganza cyayo n'Imana yihagije ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo kwizerwa ntizikiranirwa uko niko yabibonye noneho ndangize ndagira ati rero mbabazwa nuko à la dernière minute kandi ubwo twavuganye arangiza ku manywa y'ihangu à la dernière minute tutari turi kumwe ako kandi icyo kintu kirantravaya ndavuga wenda yaza kwaba wenda nari no gusenga nkumva yuko nari gusenga wenda nkabiburizamo icyo kintu nkomeza kurwana nacyo nangize Imana ati none ndashaka kunyereka realite umbwire turatuvugana turatuganira wagiye unyereka ibintu ni unyereke realite umurwanda unyereke amakuru rimwe ndi gusenga nibyo ngibyo ushaka agenda anyereka wenda mu nzozi akanyereka ati aho yagiye gutyo rimwe nkabibona ubundi abati noneho wombwire unyandike ndashaka urwandiko rumpa amakuru neza rimwe uzi ko Imana burya ibyo tuyisabye ijya ibikora rimwe nigeze ndasenga maze kubisengera irambwira ngo ngwino nje kubikwereka kuko nashaka no kureba nta hantu yasize wenda anyandikiye kuri uwo munota wanjye cyangwa ibyo yatekerezaga wabimpaye noneho arandaza anyereka azana urupapuro mu nzozi wanditseho ariko ntirurambura ndeba imbere mbona hari amagambo make ndabati no ntabwo aya magambo ni make nkeneye ubutumwa bwinshi nkeneye amakuru menshi ndaruhindukiza uhindukiza ararutwara arambwira ati ntabwo wanyizeye nindakubise ko byari bikeye uwo muntu wari uruzanye ararutwara gusubizayo nyuma nagiye mbibona mu bundi buryo ariko mu by'ukuri Imana ishyira muri icyo gikombe kitari cyoroshye igikombe cyarimo amarira cyarimo kubabara cyarimo agahinda isigiwe umwana mu buryo isigiwe abana mu buryo budasanzwe nibaza iyo mpamvu ariko reka mbabwire ijwi ryo gutaka ijwi ry'umubabaro kwinginga Imana kuyisaba kubura umuntu wawe muri buriya buryo ni ikintu kibabaje nakiri ubushake bw'Imana ariko nabonye n'imbaraga z'Imana
ikamabwire gatoya ku mwana mwumva ibitangaza byabaye yamaze kurangiza. Yego. Mwibuke yuko ejo nababwiye ngo njyewe nandikiye abantu nka babiri ndi kubandikira ati nagize ibyago. Yego. Niyo terime nakoresheje. Ijwi riza ryihuta rimbwira ati ibyo ngibyo uri kuvuga ngo wagize ibyago, nimba uvuga ko wagize ibyago bwaba ari uburyarya ugira iyo uri gusenga ngo tuzajya mu ijuru. We wagize ibyago kubera yuko madamu wawe yagiye mu ijuru kandi ujya usenga ngo tuzajya mu ijuru. Yego. Ibyo usenga ni uburyarya. Guhera aho natangiye gukomera, natangiye kubona Imana. Paul yaranditse aravuga ngo dushobozwa na Kristo ujye uduha imbaraga. Dushobozwa na Kristo ujye uduha imbaraga. Ibintu nabonye ku mwana, mfite umwana witwa Gabriela, uwo umwana wavutse mama we amaze kurangiza. Amakuru ari aho ngaho makeya nyababwire mu magambo make. Yego. Urumva yarangije mu buryo butunguranye. Yego. Umuganga yarimo ategura igitanda. Yego. Noneho icyuma cyarimo gifataho ibipimo yarageze, abadamu barabizi cyane, yarageze kuri degree ya 8 cyangwa abaganga ngo umuntu abyara ngo ageze nimba ari ku 9 cyangwa 10 gutyo. Urumva ko yari ari hafi. Yego. Ukuntu byaje kuba arangiza bahuye mu kantu bose. Yego. Urumva umuntu wari ugiye kubyara nyuma y'iminota 10 na 15 bamaze gusa naho confirmation yuko yarangiye n'amaso byatangiye, ibimenyetso byatangiye kugaragara n'umutima utakirimo ukora, kuko bakoze reanimation ngo barebe ko bamugarurira biranga. Nibwo umudokiteri umwe w'umurundi witwa ukorera aho ngaho witwa Theophile yavuze, aravuga ngo uyu mwana yarageze igihe cyo kuvuka. Yego. Niba ibyiza nuko batazamushingurana na mama ari mu nda yiwe, ahubwo nuko twamukuramo. This a 15 minutes. Yego. Urumva nta kimwe cyari guterwa, arapasura bakuramo umwana. Numva icyo gitangaza, gufata umuntu bamaze kwemeza ko yarangije bagakuramo umwana, bagatereramo umwana. Birashoboka yuko ya animation bakoraga yapusaga ari akirimo akantu gapusa umwana wenda kushuwe kamaraso. Bakuramo umwana bamukuramo ari ubururu kubera yuko oxygene, urumva umuntu utari ukirimo uhumeka, oxygene yari yamaze gusa nawe yahagaze. Bamukuramo yabaye ubururu, warangize bamutereka ku ruhande iminota 3 nawe asa n'urumva ngo bapimye kuri kordo ku munyonyo, babona harimo akantu gatoya karimo gutera, ariko ibindi bice nta buzima byari bifite. Bashyira ku ruhande iminota 3 umwana arazica. Yego. Ijambo ryavugiwe aho hantu ryaravuga ngo uyu nguyu abayeho, mu yandi magambo agiye kugora umuryango. Bagiye kuba abo mu bitaro. Yego. Nyuma y'iminota 30 umwana yari yamaze kurekipera, umubiri wasubiranye, ubuzima bwaje, uruhu buzima,
rwamaze kuba ntiyigeze ajya muri kuvezi, nta kibazo na kimwe yigeze agira, twahise tumutwara nta kibazo na kimwe. Aba amashimwe adasanzwe. Uwo mwana uyu munsi ni inkumi, umwana w'umukobwa yitwa Gabriela. Ni izina ryaje, umva ukuntu Imana izitegura abantu. Nari mwise mbere, Ego. ariko ku mazina naho mpafite ubuhamya. Nari mwise mbere, nashakishije, navugaga yuko abana mbita amazina atatu, izina risanzwe n'andi amazina atatu. Noneho nari mfite izina ry'ikinyarwanda, hagira n'izina n'irindi zina ayo twita ngo amazina ya Kristo, irindi zina rimwe, ariko ngashaka irindi rya kabiri cyongera kuri ayo mazina abiri. Noneho nkahora mbwira madamu ati nabuze amazina, akambwira ati wowe njyewe inshingano zanjye nzabyara, nawe uzita abana amazina. Noneho mbwira ati ko nayibuze bizagenda gute, nabuze irindi. Nawe reka ngende ndisengere ndebe. Ndagenda mfata agapapuro ngashyira ku mutwe w'igitanda ahantu narindi nakoreraga, ndavuga shyiramo iri zina ryitwa Gabriela, ndavuga ngo ni irya mbere niryo nzamwita. Noneho nandika n'andi mazina atatu, ndavuga ngo muri aya mazina atatu Mana nkeneye yuko umpamo irindi zina rimwe risanga rino nahisemo rya Gabriela na rya rindi ry'ikinyarwanda. Njyamye umuntu arambwira ati aya mazina ntayarimo, ugenda umwite Ebenezeri. Aranambwira ngo bisobanura ngo Uwiteka, biranasobanutse no muri Bibiliya, Uwiteka yagize gute, yaratuzahuye. Ndaza mbibwira mudamu, none ko uzi ko bambwiye ngo mwite Ebeneza, bivuga ngo Uwiteka yaratuzahuye. Ubwo mbangize Gabriela Ebeneza cyangwa Ebenezeri. Noneho icyantangaje, aya mazina yombi urumva umwana wavutse muri ibyo bitangaza. Iri rya Gabriela risobanura, riva kuri marayika Gabriel. Ubundi marayika Gabriel ni messenger, ni intumwa, ni umuntu ujya utwiyereka iyo atuzaniye ubutumwa budasanzwe. Mu yandi magambo, iyo dusenga Imana ijya idusubiza. Iyo dusenga Imana ijya idusubiza, ikadusubiza bidasabye yuko idutumaho intumwa. Ariko iyo ubonye igutumyeho intumwa idasanzwe, aba yaje mu gice cya marayika Gabriel. Ni ukuvuga ngo marayika Gabriel niwe marayika wohereza abantu bajya batuzanira ubutumwa, cyangwa niwe marayika w'intumwa utuzanira ubutumwa. Nza kubihuza yuko uyu mwana yaje ari intumwa idasanzwe, yaje Imana yari yaramuteguye. Nasobanukiwe yuko ubuzima bw'umuntu butari mu wundi. Nasobanukiwe yuko Imana no mu nda y'utakiriho, Imana ishobora kurindiramo ubundi buzima. Umwuka we wa nyuma watanze ubundi buzima ku wundi mwuka utanga ubuzima hano. Imana bene data, Imana itangaza, Imana iratinyitse, Imana ihindura ibintu, Imana irakomeye, Imana yabanye natwe, Imana yaratugendereye. Nabonye gukomera kw'Imana, kandi ikintu gitangaje nabonye gikomeye ni uburyo amaze no kubaho. Abantu baradufashije, twabonye ubuhamya bw'abantu yagejeje umwaka n'igice nta kintu yewe ndamukoraho kijyanye no kumugaburira, kijyanye no kumubeshaho. Kandi Imana ikomeza kumurinda, akura neza, akura nk'abandi. Ubariga
ari mu ishuri kandi ameze neza, kandi ibintu byiwe yatangiye kugenda mbere y'igihe, yavuze mbere y'igihe, ibintu byiwe ibintu bidasanzwe. Twabonye ukuboko kw'Imana. Nukuri Imana iratangaje. Abantu baradushigikiye mu bihugu bitandukanye, bareze imfubyi, baramfashije, banyitayeho. Reka gatoya soza ko amasaha yagiwe, ubwo mubyumve, ntabwo ibintu byose umuntu yabivuga, ugenda ubicamo, kandi keretse umuntu iyo mwicaranye nibwo wamuha ubuhamya neza. Ariko reka mbabwire igikombe cy'ubupfakazi. Ikintu cyanshuruje, naratangaye, ubupfakazi ni bubi, kandi nabo turi kumwe hano bari muri icyo bahuye n'icyo kibazo. Pole sana, pole. Ni bubi, ni bubi. Njya ntekereza ko none iyo bigeze ku mugabo none biba bibi cyane. Yego. Nasanze umugore ari indendeko abantu babaye ruguru, wenda babaye muri Kongo, hano hariho abantu benshi babaye muri Kongo. Indendeko tuyishyiraho ibintu byose. Burya mu rugo umugore ni nk'indendeko, ni ukuvuga ngo atari mu rugo nta kintu gifata, nta wagishyira, nta urugo, inzu iba nini, inzu iba mu mwijima, inzu irabiha. Urebe najya nkoresha ibiterane simbone, ngakoresha ibiterane binini abantu bakaza benshi byo gushima Imana, byo kuvuga imirimo y'Imana, ariko abantu ntibagere iwanjye mu rugo. Kubera iki? Kubera yuko nta rugo. Rimwe nkabakirira iyo ngiyo, yego, abashyitsi bakabura, abagusura bakabura. Ubupfakazi ni bubi. Abantu hanyuma rero ibyo bintu ntibyoroshye, kandi habamo umupfakazi nahuyemo n'amagambo akomeye, nahuyemo n'amagambo ampumuriza, ariko nahuyemo n'amagambo nanone ankomeretsa. Sinukumye kubivuga. Burya abantu bakomeretswa n'ibintu byinshi. Noneho mbongere n'igihe ishaka kongera kwiyubaka, nabyo aha hantu ubundi ho nari no kuhatinda cyane, hari ubuhamya bwinshi. Nagira n'igihe rimwe na rimwe abantu bakabona ko n'ibyiza utabikwiriye. Yego. N'ibyiza byinshi utabikwiriye, ariko reka mbabwire bene data, agaciro kacu kahishwe mu Mana. Amen. Imana yaduhishe n'ibyiza, kandi Imana ni umutunzi, iracyafite byinshi byiza. Imana yongeye kongera kunyubakira. Imana yangiriye neza, nabonye ukuboko kw'Imana, narongeye ndiyubaka. Umupfakazi ni habi, ariko Imana yarahandindiye, irinda imyitwarire yanjye. Naravuze ngo nzakomeza kuba inyangamugayo. Amen. Kugira ngo nzabere abandi ubuhamya. Yego. Kugira ngo imirimo y'Imana izagaragarire muri njye. Kandi nimba ari igihe nakoze ivugabutumwa, nagiye mu bihugu bitandukanye, yego, byo muri Afurika. Nakoze mu matorero atandukanye. Rimwe nigeze kujya ahantu, umuntu ndabwiriza muri indi torero, umudamu umwe arahaguruka arambwira ati pastor, ati ukuntu tubwirije, ati nguhaye igitenge cy'umudamu. Kandi nk'ibyo bintu iyo uri mu bikomeye,
Yego. hari igihe uzi ukomererwa n'ibidakomeye. Iyo uri mu bikomeye hari igihe ibyakakubereye ibyishimo bijya bihinduka amarira. Uzi ko hari n'igihe nagiraga wenda tuvuge nka performance nko ku kazi cyangwa n'ahandi nabonye ikintu cyiza kigihe nakishimye kava ngo ubu nari kuba ndi kwishimana wenda n'undi, ariko reka mbabwire bene data, Imana ijya idushoboza. Abazumva buno buhamya, nta Imana idufiteho umugambi mwiza, kandi Imana irakomeye. Imana nimba hari ukiri mu kaga cyangwa ufite ibibazo, Imana ijya ikura umuntu mu butayu. Hari umupasiteri umwe wavuze ngo ubwo yaduhagurukije mu butayu avuga ubwoko bw'Isiraheli ngo no kutugeza izatugeza izatwambutsa. Ni ukuvuga ngo ubwo yemeye ko duhaguruka, ubwo Imana yemeye yuko itemeye yuko dupfira hariya no kudushoboza muri ubu buzima, izakomeza idushoboze. Amen, amen. Rero ndi kugana ku musozo. Kwizera Imana ni intwari ikomeye. Yego. Byaranshoboje, byaranyubatse. Yego. Rimwe ninongera kugira umugisha wo kwigisha, ndasubiramo ijambo rivuga hejuru yo kwizera, mbere ku buryo nongere nerekana imirimo y'Imana yagiye idushoboza mu bijyanye no kwizera Imana. Iyo wizeye Imana nta kintu Imana itagikora. Imana iguha ibintu bikomeye, kandi twebwe turi abahamya, turi n'ubuhamya. Yego. Akantu nasorezaho gatoya, nabonye Imana muri bwa buhamya nababwiraga bw'umuhamagaro ndetse n'ibyo nanyuzemo byatumye Imana inkomeza. Rimwe nigeze guhura n'ikibazo cyasaga nk'aho ari nk'akagambane cyangwa se ibintu bitari byiza. Imana, abantu bari muri iyo trike cyangwa iyo groupe, Imana irambwira ati nzagushoboza. Nabwira ati Imana ni ukuboko kwawe. Irambwira ati nzagushoboza. Yego. Noneho birangize irambwira ati reka nkwereke uburyo ngiye kubikora. Nsenze irambwira ati ngiye gutatanya bariya bantu. Ngiye gutatanya bariya. Nararyamye mbona convoy ndaza isanga ndi mu kazitiro kabo. Irabafata, yari irimo abasirikari buzuye bafite intwaro zino ziremereye. Iraza ngo itugeremo, bose barihinda barahunga. Yego. Icyakurikiyeho nuko navuga ngo ntawe byasigaye bigeretse ku rindi. Nta muntu n'umwe wongeye kuvuga rumwe n'uwundi muri icyo kintu, kandi bose byarangiye bose bashwanye kandi nabi. Imana ifite ubushobozi bwo gutatanya imigambi mibi. Yego. Ugomba kugera ahantu abantu bavuga. Mbabwire mu buhamya bwanjye mfite abantu barenze 2, barenze 3, barenze 4 bazi ubuhamya bwanjye, bazi n'ibindi byinshi wenda ntahise mvuga. Yego. Bambwiye ati njyewe iyo ngiye gusenga nyamva ngo Imana yatamiye. Yego. Sibyo narose, nibyo nabwiwe. Bamwe ati njyewe iyo ngiye gusenga ndavuga ngo Mana yatamiye. Bene data, twirata imbaraga zacu, twirate kuko Imana ari ku ngoma kandi ihora mu ruhande rwacu. Twirate gukomera kw'Imana. Ndasoje. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza.
kandi dushima Imana yagiye dushoboza mu buhamya butandukanye. Tuvuga Imana ya Isiraheli, Imana ishobora byose, Imana yo kwizerwa, Imana idakiranirwa, Imana twabonye, Imana dufite nk'umutabazi kandi umurengezi wacu. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Ubuhamya reka ntigarukiriza aho ngaho, Imana nidushoboza ibindi tuzagenda tubivuga mu nyigisho. Mana nkuru, Imana igira neza, Imana ishobora byose, uri Imana ishoboye byose, kandi turabizi ko ntakibasha kurogoya umugambi wawe. Imana warakoze. Hari umuririmbyi wavuze ngo wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, ariko ngo wemeye kuzigama intambwe zacu ngo zikomeza ku rutare. Imana warakoze yuko wakomeje mwene data, Imana wabanye nawe mu bihe byoroshe, mu bihe byiza, mu bihe bibi, mu bihe bitandukanye. Uri Imana izinyuranye ibihe, uri Imana izi imibereho yacu yose. Wagize neza data, icyo tugusaba ni uko wakomeza kudukomereza kuri urwo rutare. Uru rutare ruhebuje, uri ibuye ryanzwe n'abubatsi, ariko ngo ku Mana ryaratoranijwe. Aho niho dushaka kwibera, abakumenye, abagukurikiye. Mana nyiribihe, Mana igira neza, wabanye na Damien, wabanye nanje, wabanye n'undi wese wumvise amagambo. Uduhe gukomera kandi uduhe kuzigama ibyo twumvise, ibyo twumva, ibyo tubona, ibyatubayeho, ibyo twanyuzemo. Tubizirikane kandi turusheho kuzirikana ineza yawe n'urukundo rwawe. Wagize neza muri iki gitondo, abera bose bategereye ubu buhamya, abera bose bateraniye aha. Mana nyiribihe, uhe buri muntu wese kongera kwibuka, yongere kandi yibuke imbaraga zawe, yibuke kugira neza kwawe, yibuke aho yavuye, yibuke n'aho ageze. Tuzahora tugushima, niko umuririmbyi yavuze. Dawidi nawe aravuga ngo nanje nzaba mu nzu yawe. Nubwo ibyo byose tuzibera mu bikari byawe, tuzibera muri wowe. Ibihe byacu byose tukiri aha ku isi tuzavuga ishimwe ryawe. Tugifite uyu mubiri tuzavuga gukomera kwawe. Tugituye muri iyi si y'abazima tuzaguhamya aho ariho hose, mu bikomeye no mu byoroheje. Ntituzacogora kuvuga ineza yawe. Twarakubonye, twabonye kugira neza kwawe. Uri umwami w'amahoro kandi uri umwami ugira neza. Reka abera bose bahora bagushima iteka ryose. Wakoze mwami, ngaho umuhe umugisha, umugasanire n'urugo rwe n'abana be, umufasha wiwe. Wongere kandi bavome ku iriba ry'amashimwe. Niko umuririmbyi avuze ngo imbaraga zawe nizo zituma tuvoma ku iriba ry'amashimwe. Wongere kandi Damien yongere kandi avome ku iriba ry'amashimwe, yuko ubikwiriye, yuko uri igitangaza, yuko uri umwami w'amahoro. Mana twavuga ibyo data akora ukira bugaca, niko umuririmbyi avuze, ariko mu magambo magufi tuzahora tugushima uko dushoboje, uko dushoboye, uko tuzashobozwa nawe. Tuzavuga gukomera kwawe, tuzavuga ineza yawe, tuzavuga urukundo rwawe. Reka izina ryawe rihabwe icubahiro kuva none n'iteka ryose.